Ubuhamya bwanjye niyo ntwaro yanjye. My testimony is my weapon. Intahe yaje nicyo kigwanisho canje. My testimony is my weapon. My testimony is my weapon. My testimony is my weapon. Ubuhamya bwanjye niyo ntwaro yanjye. My testimony is my weapon. My testimony is my weapon. Ushuhuda wangu ndo kipiganisho changu. Hello, mwiriwe kandi mwaramutse bivanye naho muherereye. Ni Roseline again muri cha kiganiro My testimony is my weapon. Uno musi rero dufise umushitsi adasanzwe reka ndamuhe kazi kugira ngo tuganire atugezeho icimana mushitse ku mutima. Murakoze. Ariko imbere yuko ndamubashikiriza tubanza gusenga kugira ngo dushikirize ibiganiro vyacu, ibintu vyacu byose tubishikirize Imana kugira ngo ishobore kutuyobora muri byose na hose. Reka nsenge. Mana, ndagushimiye kuri umugira neza, ndagushimiye kuri umunsi wa none, ndagushimiye ko waduhaye umunsi mwiza kandi udasanzwe. Mwami, uyu munsi tugiye kuganira, tugiye kuvuga ku bukuru n'ubunini bwawe, tugiye kuvuga kugira neza kwawe, tugiye kuvuga ku mbaraga zawe Mana. Ntaba ari twebwe ariko izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndakweretse buri kintu cyose kuvugira ngaha Mwami, ugerekeshe imbaraga n'ubuntu bwawe kugira ngo buri muntu wese azovyumva bimufashe, bimuhindure, bimuhingure kandi bimuhe ubushobozi bwo kuva ku ntambwe imagera ku yindi. Abari babaswe n'ibintu bitandukanye baze babohoke mwumvise rino jambo ryawe Mwami. Urakoze kuri umugira neza, ntaba ari twebwe. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Pastor karibu. Murakoze cyane Jose. Numugisha udasanzwe kubagira hano kuri YouTube. Urabizi ko twabyifuje kenshi ariko iki nico gihe c'Imana. Ndashimira Imana ko yampaye iyo opportunité. Rero hariho benshi bakuzi ariko hariho n'abashobora kuba bakunye bwa mbere. Ni karibu none mubibwire namwe. Nkuko bivuze nitwa Senga Emmanuel, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana babiri. Ndakijijwe, mfite ibyiringiro by'uko nzajya mu ijuru kubw'ubuntu bw'Imana mbiheshejwe no kwizera. Ngira ngo nibyo ngibyo. Yego. Senga mutuye muri Amerika, mutuye mu Rwanda. Kuri ubu ntuye mu Bufaransa ariko bitari pour de bon, nagari ya burundu. Yego. Mpari mu gihe gito no kuva ko ntuye mu Rwanda rero. Ariko ubu nubwo mvuze ngo ntuye mu Rwanda nyine ubu ntuye mu Bufaransa by'igihe gito kugeza igihe ntaramenya, hanyuma kakomeza mu Rwanda ariko no muri Amerika mu mpaye inzu nahatura. Byo tubera umugisha cyane kuko Mana yanje byo biryosha kugira kandi ibyo mwihari kurazi ko je n'umuryango wanje tubakunda. Rero mwakoze. Abantu benshi bakomeje kumbwira ni gute Sengaza mukabonana mugashobora kugiranira ibihe ariko nimushobore gufatana ikiganiro. Ariko ndemera cyane umwanya w'Imana kuko nawe ni wari uvyanse kandi sinenda vyanse ariko igihe c'Imana icari bwagere. Rero Pastor Senga mwadusavye nguyu araje, hama hari ibibazo bagiye barampa bitandukanye. Uno munsi nagomba dusangire kimwe muri ivyo. Umuhungu canke umukobwa ni gute amenya ko ageze gushaka? Mbega ni imyaka aravuga ngo jewe mfite 40 imyaka ni iwacu bashakira ko tugomba kuja gushaka, canke kwera abavyeyi bamubwira turakuze gera ushake, canke mbonye ko nkuze mfite igituza, canke nahinduye uko ngana none ngomba kujya gushaka. Ni ikihe gihe bigenda gute? Byose nibyo. Icya mbere ni imyaka kubera ko shingiye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko aricyo niburanze amategeko yacyo. Hari leta y'u Rwanda, ndavuga nk'umunyarwanda, yashyizeho igihe cyemewe cy'ubukure umuntu agomba gushakiraho urugo.
aho mperukira bitarahinduka n'imyaka 21. Ahari muri Amerika niba ntibeshye n'imyaka 18 niba ntibeshye, nimusanga natari ukuri wimbabarire. Ubwabyo rero hari imyaka y'ubukure abantu igihugu cyicara kikavuga ngo umuntu akwije imyaka aba afite maturité yo kuba nawe yaba umuntu ubatse urugo. Iyo tuvuze kubaka urugo wibuke ko haza muri ikindi kintu cyo ku muntu ashobora no kuba umubyeyi. Niba rero tuvuze ko hari imyaka, no kuvuga ko bisaba certaine maturité. Hari imyaka kameme y'ubukure umuntu aba akwiye kubakaho urugo. Ahubwo ngira ngo bigorera cyane iyo ya myaka yageze. Noneho 18 yakwiye, 21 yakwiye, noneho rero ugatangira abantu bakakubaza ngo nta muntu, ukajya kuri pressure n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Tugeze muri iyo myaka rero nta myaka wavuga ngo iyo wayirengeje ntabwo cyemerewe gushaka, cyangwa se kubera ko itakwiye imyaka yawe iracyari, mu yandi magambo nta pressure ihari. Igihe nyacyo cyo gushaka ni igihe nyine umuntu yabonye ko bigeze. No kuvuga iki, niba uri umukobwa ntiwirambagiza, ntabwo wirambagiza, mu kirundi bagita kwiresha, ntabwo wiresha. Utegereza umuntu wagukunze akagusanga akagusaba urukundo, mugakundana nyine ukubaka urugo. Iyo ataraza ntabwo uba wakererewe. Ntabwo mbega imyaka wavuga ngo yo gushakiraho, iyo leta yemera nk'uko nabivuze ni 21. Imbere yaho ntiyujuje ubukure. N'ikimenyimenyi iyo ugiye muri mu cyo bita mu irangamimerere ntibakwemerera kugushyingira kuko imyaka ntibirakwira. Ariko kuva icyo gihe yabaye 21 baragushyingira niyo yaba 50, baragushyingira niyo yaba 60. Ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose kiba gikwiriye cyo gushaka. Ariko tugarutse mu by'ukuri igihe nyacyo ni ikihe? Hari igihe nakwita kairos, igihe mu by'ukuri kiba ari icy'Imana. Hakaba n'igihe nakwita chronos, igihe cy'abantu. Igihe cy'abantu ni igihe nyine cyo kuvuga ngo ufite imyaka 21. Ariko hari n'igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana ni ukuvuga iki? Igihe yakugeneye ko ubona ugukunda cyangwa ubona uwukunda kugira ngo mwubakane urugo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ntitwibagirwe noneho no kuvuga ngo uwo muntu ngiye gushaka tubana, muzabana koko mufite ibibatunga. Ni ukuvuga ushobora kuba waratinze mu mashuri, uko gutinda mu ishuri bigatuma utinda kubona akazi, uko gutinda kubona akazi bigatuma utinda kubona uburyo nyine bwatuma utunga umugore. Wowe ukazageza imyaka 30, 35, ubwo buryo ari bwo bubonetse. Ntiwatinze rero, icyo nicyo gihe cy'Imana nyacyo. Yes. Umukobwa urabona kera nk'abantu babaye mu cyaro, nk'abantu babaye umurenge urugero, cyangwa se mu nka, bashaka bafite imyaka 17. Ni ukuvuga ntacyo ukurikije uko ubuzima bwari bwubatse, papa yamwubakiraga akazu mu gikari, akamuha inka, voilà, bikaba birarangiye. Yanaza umukobwa akazakomeza agatungwa na sebukwe. Urumva icyo gihe uko ubuzima bwari bwubatse, kairos yabo yarihutaga. Ariko niba uri muri Amerika ugomba kurangiza masters, ugakora na doctora bitewe n'ibyo kurimo, igihe cyawe ntikizangana n'icyundi. Rero turebeye mu by'ukuri mu bihe vuga ngo igihe cyane cyo gushaka ni iki? Ni iki gihe cy'Imana kigeze kuri wowe? Ni se kairos. Igihe waboneye ubushobozi, igihe waboneye ukunda, igihe waboneye ugukunda, none ukavuga ngo igihe cyane cyo kugera cyo gushaka kirageze. Ntabwo ari uko mama bikubwira, si uko inshuti zibikubwira, si nuko nawe uvuga ngo imyaka irancitse, si pressure y'imyaka. No. Ni iyihe myaka myiza? Ntayo. Niyo ngiye wowe ubyiyumvamo. Nongere ngaruke nanone, ntabwo abantu bateye kimwe. Hari umuntu ugera ku myaka 21 atangiye ubwe kwistressa. 20 ubwo ari stress, avuga ati ndashaje, turi imyaka iranjyanye. Undi akagera kuri 25 avuga ati no, ngiye ntabwo najya mu rugo igihe ntikiragera. No kuvuga rero nanone nawe ubwawe mu mutima kumva koko ugeze igihe, gusa ntutinde mu guceza nanone, kuko hari igihe umuntu aceza ntitutibagiwe nanone nuko
sosiyete zacu zubatse. Yego. Ntabwo twakibagirwa icyo bita igihe social, reka nyite gutyo, igihe socio culturel gishingiye ku muco w'abantu. Nukomeza uceza ndi mwiza ntawe utashaka, bizagira 30 byagutangiye kugorana, waranze kubaka urugo mu gihe hakiri kare. Ariko mu gihe utabonye ugushaka, mu gihe utabonye ugupropoza, bikanga bikazakunda kuri 30, ntabwo wakererewe. Icyo nshaka kuvuga, ntugashe amahirwe, ntuhindure ubusa amahirwe, ntutakaze igihe cyawe, ariko nanone ntupresharinge kubera abantu, ahubwo umenye ko Imana iduha igihe cyacyo bitewe n'abantu. Njyewe we wagize muri Amerika ryari? Nageze muri Amerika 2011. Ibaze, njye ni 2025, 24 nako 24 nibwo naje muri Amerika. Watwaye imodoka ryari? Natwaye imodoka nkiri muri Afrika. Ibaze, njye natwaye, ndatinya kubivuga biteye isoni. Igihe naboneye permis byari bitinze, ndashize nk'imyaka 10. Urumva umuntu wese agira igihe cye, hari urangiza amashuri vuba, hari uyarangiza atinze. Ariko nubwo byose, wumva ibyo byose, numvaga ntaraba ready kuri 25, numva ntari ready kuyigushaka, kandi nta mahoro wari ubuze. Ntabwo wumvaga nta pressure yari ihari. Ni iyo readiness iba mu mutima ni izatuma koko kubaka urugo rugakunda. Ni wowe ubwawe, hari igipimo navuga, hari isaha ibiri mu mutima. Iyo uzi ko utari muceza, ariko nakoresheje ijambo guceza, utari mu ry'isi kwa vuga ngo reka n'igisi wirengagize, wumva hari ukuntu ugamije kwinezeza no gutinda muri ibyo, igihe rero cy'Imana kiraza kikaba kirakwiriye. None wavuze guceza no kugisi, urabona turabana baba barakuze bakuriye muri Afrika, hama bagakurira muri Afrika, turi kumwe n'ababyeyi, wenda uri mu isengero ufite igitinyiro c'ababyeyi, ukavayo ukaza muri Amerika, utanga ubuzima wenyine, ufite freedom, umva byose, ufite amafaranga yawe, ufite imodoka yawe, ufite umwanya wawe, n'inzu n'igwawe, byose n'igwawe. Ukagera hano muri Amerika, noneho ibyo bavuze guceza, nibaza ko ari byo birimo no gutuma abajene benshi bajya no gushaka muri Afrika, kubera ko abo bari kumwe hano barabazi ingeso neza. Baracezanye. Urumva uwo mujene yamaze kunyura muri icyo gihe, yamaze kuja muri ibyo, wamugira inama yayo? Ubundi iteka ryose Imana ihora iduha amahirwe mu buzima, iteka ryose. Iyo nkunda ijambo riri mu migani, mu Bwiriza ibice 9 umurongo wa 4, umuntu wese ugifatanya n'abazima haracyafite impamvu y'ibyiringiro. Nyamvuga ngo abantu bajugunywe na sosiyete nabo ubwabo biyanze, ngiye mujye mubanzanira, nukuri mujye mubanzanira. Wowe wumva wihebye, wumva nta wakumva, wumva nta wakwakira, wumva nawe ubwawe unanirwa kwiyakira, kuko aho turahanyura, turahagera, ukareba ibyaha byawe, ukareba amakosa yawe, ukareba uko wihemukiye, ukumva ibyiza nuko wapfa, wikwiyahura, wikwigirira nabi. Nukuri nge nzagutega amatwi, nzakumva. Mu gihe cyose ugihumeka ntabwo urakererwa, mu gihe cyose ugihumeka ntabwo birarangira, mu gihe cyose ugihumeka ubuzima buracyakomeza. Urabona hano ugiye vuga ati ko nanduye sida, ejo bundi numvise inkuru nziza, uzi ko batuye urukingo rwa sida, barabimenye. Aha, ni nako tugana mu miti buriya, ni nako tugana mu gukira. Uracyariho, wikwiheba muvandimwe. Rero waraceze, urakina, ukaba uri kumva iyi video, igikuru nuko wumva ushaka ko bivamo, uracyafite amahirwe. Imana ihimbazwa, ibyaha ntibigenda bitwanditseho, ahashize hawe harashize. Kandi reka nkubwire, byose ku Mana bifatanyiriza hamwe kukuzanira ibyiza. Ibyo Imana yakunyujijemo si impanuka, izabikoresha ni experience, ngo ibikoreshe kubw'ineza yawe mu buzima bwawe. Wikwihaba rero, waraceze, igikuru rekeraho, rekeraho, ubwo umenye kuri murakina, rekeraho. Rekeraho ugaruke mu nzira nzima, rekeraho ugarukira Imana, rekeraho usubize ubuzima ku murongo. Gusa njya mbabazwa burya n'abakobwa, abakobwa kuko umuhungu araceza, muracezanya, yarangiza yajya gushaka ati ntago ngewe nagushaka, akajya muri Amerika. Hanyuma tukanabibwirana rero, tukanabibwirana abahungu,
runaka noneho ukazasanga wowe umukobwa waraceze hanyuma n'abandi mwacezanye bagutaye aho usigaye wumva umeze nk'aho wagira ngo uri torosho watakaje agaciro. nawe ndagufitiye ubutumwa ntiwihebe ntabwo bikwanditseho abo nibakwanga abandi bazagukunda. icy'ingenzi ni umutima ufata umwanzuro wo kuvuga ngo Mana nkiza umvane muri ibi. amen. Yego. umutima uca bugufi ukigaya ko bavyita ukihana ntutinde muri regret ntacyo bimara birica. nibyo Eric Warren yavuze ikintu cyamfashije yaravuze ngo nta muntu ubundi ari ibintu bibiri bidahinduka. icya mbere ni Imana, icya kabiri ni amateka. amateka yawe nta uhindura hashize, nta uhindura passé. abarundi babyita kahise. passé ni passé, ntabwo wayihindura. aravuga ngo ikintu wakora ni kimwe gusa, ushobora guhindura uburyo uyirebamo. hari umuntu wicara akavuga ngo n'ubundi narapfuye ndi umunyabyaha nakoze ibi, none ugahora ubaho uyobowe n'ahashize, ukabaho mu hashize. ibyashize byarabaye, ntabwo ari iby'uno munsi. ahubwo ikintu wakora gusa, hindura uburyo utekerezamo amateka, hindura uburyo yarebamo amasomo, yarebamo ko Imana yakwigishaga, yarebaga ko yakuyemo experience. hindura uburyo yarebamo. ikindi ntabwo ariyo agomba kugenga ukubaho none, oya, ahubwo uyu munsi wahubaka amateka mashya. uyu munsi wahubaka amateka mashya nk'uko hashize wahubatse amateka mabi, uyu munsi wahubaka amateka meza. humura, imbere yawe ntihapfuye. nicyo gituma ari Imana y'akandi karyo. ego nkunda icyo kirundi, Imana y'akandi karyo, Imana ya opportunité. ego urumva rero wa mujene we nawe ntiwihebe. twari ko turagenda ndakubwira abo bajene bagashika nabo basore bikagenda uko bakiheba bakumva nibyo. hakabaho n'abandi bajene ubwo ruhande twarurenganye, bumvise ko bafite opportunité, bafite n'amahirwe. hakabaho n'undi mujene rero ari hano kubera ko ikintu yahuye nacyo mu muryango. dufite nkuko tubizi mu miryango tuvamwo cyangwa iwo tuva, iyo umujene w'umukobwa yafashe ku nguvu ntabwo bivuga ngo utamwaza ababyeyi bawe. ntabwo bita ku marangamutima yawe, cyangwa siko batayitaho, ariko ntabwo batekereza ku marangamutima yawe cyangwa uko bizakwafekta muri future, cyangwa imbogamizi zizazamwo bikaberaho. abo nabo n'abandi bantu dufite muri societe bagahora bahoreye aho, bakagendana ikintu n'ikimwaro mu mutima, ntibakikubwira, ariko nk'umwana w'Imana cyangwa nk'umuntu ufite amaso nyine nk'aya Yesu, hari ukuntu bibona cyangwa hari ukuntu bishurirwa. abo bantu nabo Pastor Senga, uwo mujene nawe ni iki wamutekerera? icya mbere ndagira nkubwire ko ikibi cy'icyaha cyangwa se ikibi nyine cyo kuba warafashwe ku ngufu, warabaye violé, nuko usanga ufite amarangamutima abiri. aya mbere nayo kumva warakomeretse, uri victime, uri nyine nabuze ikinyarwanda nyacyo, uri umuntu w'inzirakarengane, uri umuntu wahohotewe. ayo marangamutima araremera, aravunana. ariko hakaba n'andi marangamutima yo kumva nkaho wagira ngo wabigizemo uruhare. kubera iki? iyo abantu bafatwa ku ngufu biterwa n'impamvu nyinshi. hari ubwo warizeraga umuntu ukabona ari nk'umuvandimwe, yagutumira tuzaze mu rugo, ukagenda na innocence, wagerayo akagufata ku ngufu, ugatinya no kubivuga, ukuvuga ati singiye wijyanyira, ubundi singiye wijyanye. ariko mu by'ukuri wajyanye umutima uri innocent, ntwari ugiye kwifatisha ku ngufu. icyo ni kimwe. hanyuma hakaba n'abandi bavuga ati turabazi, ndavuga twebwe les entourage, ivuga ati abakobwa bubu ndabazi, mujya mushinga ku bantu, nabo natwe ubwacu tukakurushaho kukugerekaho umutwaro tuvuga ko uri umunyabyaha. icya gatatu ni izo soni, kumva ko ntawakumva, kuko ati ndabwira ndese, ndizera ndi, na cya kindi wavugaga cy'umuco, ndimena inda, nishyize hanze, niyambitse ubusa. ibyo byose rero bivangitiranye biraremera. ikibi cyabyo bihinduka nka sosoma, sorgho, maïs,
na soja bikabyara imvange y'amarangamutima adasobanutse akagutera umwijima. Bamwe muri bo biyahuza ibiyobyabwenge, abandi bagira bakavuga ya terime nanga ngo man are trash, all men are trash, mbega abagabo bose ni umwanda. Abandi agatakaza will yo gushaka, ndongeraho n'igikomeye abandi bakaba batinganye. Ni kuvuga ibyo bigenda uburyo gutunguka, uburyo ayo marangamutima atunguka ni mu buryo butandukanye. Iyo mvange imaze kuvangirwa mu mutima no mu bwenge bitungukira ahantu hatandukanye. Ariko inkuru nziza ngufitiye nuko abantu bose atari babi. Nukuri hari abantu bakumva, uhereye kuri njye na Hozi twagutega amatwi, ntabwo ari twe twenyine, hari n'abandi. Ahari we wavuga ati mwebwe nabizerane, urebe mu isi kuzengurutse harimo abantu bagutega amatwi, bakumva umubabaro wawe, bakajyana nawe kandi bakagufasha kuvangura ayo marangamutima. Kuko ikigora ni uguha ishusho, ni uguha izina, ni ukwita ikintu uko kiri. Icyambere wikwibureminga, ntabwo wakosheje. Kuko iyo uza kuba warasambanye ntabwo uba ufite umutima ukomerekejwe n'uko wafashwe ku ngufu. Impamvu wumva wafashwe ku ngufu ni uko wabikoze utabishaka nyine, ni uko bitari mu bushake bwawe, ni uko atari cyo kintu wari wagambiriye, ni uko atari cyo kintu wari watekereje. Uri inzirakarengane, ntabwo uri umunyabyaha. Warahohotewe, nturi umunyabyaha. Ukeneye kumvwa. Kandi koko nyuma y'ibyo ndagira ngo mbwire ko iyo ugiriye icyizere abantu b'Imana, iyo ugiriye icyizere abatherapist barahari b'abaganga, iyo ugiriye icyizere abashumba babifitiye ubushobozi, ndagira ngo mbwire ko umutima wawe uzaruhuka. Ntabwo warangiranye n'uko wafashwe ku ngufu. Ubuzima bwawe buracyafite agaciro, uracyari umugore mwiza, wowe uzavamo mama w'abana, uri umubyeyi mwiza, uri umugore mwiza. Ntabwo watakasha agaciro, ntabwo agaciro kawe karangiranye na kirya gihe. Oya, icyo ni ikinyoma cya Satani. Nuko ateye, yaguteje igikomere, none arakumvisha ko wapfuye. Uri muzima, humura. Ubuzima bwawe ntabwo ahazaza hawe hapfuye. Wikwemera gufata ikintu kimwe cyabaye, umuntu waguprofise yinezeza ngo wowe bwawe wemerera ubwonko bwawe yuko wajyanye nawe, ubuzima bwawe bwarangiriye hariya, wibupfu uhagaze. Oya, uracyariho, imbere yawe harahari, ubuzima bwawe bufite agaciro. Hari umugabo mwiza Imana yaguteguriye, uzumva akababaro kawe, akababarana nawe, nkubwire ngo ikise, akagukundana n'ibyo bikomere. Imana yaguteguriye ngo azakomore. Wikwiyahura rero, wikwihemukira, wikwishora mu butinganyi, wikwishora mu businzi, wikwishora mu kwiyandarika. Oya, ufite agaciro. Amen. Kandi ndakwibutsa n'ikindi nacyo, waremwe mu ishusho y'Imana. Nako ni gakuru. Ishusho y'Imana actually nicyo Yesu yaje gukora. Icyaha cyangije ishusho y'Imana. Kandi nkwibutse si wewe wenyine, twese ishusho y'Imana yarangiritse. Twese, bamwe yangijwe of course no gufatwa ku ngufu, abandi yangizwa n'ubusambanyi, abandi yangizwa no kwangwa, esprit ya rejet. Niba ari ikintu kibi mu isi nukubaho wanzwe, kujugunywa, papa akakwanga, ugasanga mama yarakwanze, abavandimwe barakwanga, yenda wanabyawe en dehors de mariage, mama yakubyaye nyuma y'urugo, ibyo byose bakabikugerekaho ngaho ufite icyaha. Ibidukomeretsa, bikatwaka, bikaduhindanya ishusho y'Imana muri twe ni byinshi. Ariko Yesu Kristo nicyo yaje gukora, ni ugusana ishusho y'Imana muri twebwe yangiritse. Nabonye ikintu cyica mu mutima. Burya tuvuze abafashwe ku ngufu, ariko nabonye ikintu cyica mu mutima. Ni igihe wowe uvuga ngo ni njyewe nyirabayazana, noneho ntufite uwushinja, ntufite uwugerekaho ibyaha, ahubwo ukavuga ngo ariko ni njyewe wabyiteye. Bitera kwizinukwa, umuntu yumva yiyanze, umuntu ananirwa kwibabarira, ukumva wakwiyahura, ukumva wapfa. Iyo wibutse ko aho uri habi, aho uri wicuza ari wowe wahijyanye, hari ubusinzi bwawe, hari ubusambanyi bwawe, hari ukutumvira ababyeyi kwawe, wowe ubwawe baraguhuguye uranga, bakugiriye inama uranga,
notama hari igihe umuntu ajya kubaka urugo baramugiriye inama nyamara rero rwunuza we ugasanga wanduranije n'abantu bose anyangira umugabo ntibashaka ko nubaka nabibona wagira iruka kunanira ukafata ningiye wabiteye ningiye wanze kumva ningiye nyirabayazana ugasa naho uvuga ngo reka n'ubundi mpfe ningiye wabyiteye hoya wahitamo nabi umuntu yafata ibyemezo bitari byo ndavuga decision ariko si herezo ry'ubuzima après les échecs la vie continue ntabwo ugomba kwiyahura ngo nuko wakosheje ntabwo ugomba kuvuga ngo reka nyice n'ubundi ningiye wabyiteye no warakosheje oui ariko c'est pas la fin du monde oui. Murakoze cyane Pastor Senga, reka tubashimire. Hama iyo turangiza ikiganiro tujya dufata umwanya wo gusengera aba bantu bahuye n'ibi bikomere bahuye n'iki gihe. Umuntu wese ahari twamusaba agafunga amaso yiwe agasenga kugira ngo isengesho rigeraho umuntu atashobora gushika. Reka renda gusabe bano bantu ubasengere kugira ngo tubashire mu minwe y'Imana. Kandi Pastor Senga nanjye turahari, niba ukeneye nimero nzaziguha, niba wumva uri muri iyo kategori ntago ugomba kubisobanurira petete kubera ko wumva ko ntarasengerwa ntari umupastori nkuko byumva, ariko feel free to ask me, nzoguha nimero ziwe umushikirize icyo kintu kugira ngo ubashe gukira. Mwumva ko yabahaye freedom, arababwira ati ngwino usange ngewe. Niba wumva uri muri abo bantu wumva wihebye udashobora kwibabarira, ni karibu rero, karibu Pastor Senga. Ndagira nkumenyeshe ko icyampa niyo nta jambo na rimwe wabuze muri Bibiliya unibura ukamenyere. Umuntu wese ugifatanya n'abazima aba agifite impamvu y'ibyiringiro. Ubwo ugihumeka, ubwo iyi video yaguye mu biganza byawe, ndagira nkumenyeshe ko uri umukandida ku neza y'Imana. Wowe uracyari umukandida, uracyemerewe. Mvuge ngo iki, ni wowe Yesu yaziye, ni wowe Yesu abereyeho, ni wowe Yesu yapfiriye. Wowe urudende, wowe kinege, mu rukundo rwe uri kinege. Agukunda nkaho uri umwe, ntabwo agukunda kuko turi benshi ngo kurebere muri mass. Oya, Yesu agukunda nkaho uri umwe. Muvandimwe, ndaguhumuriza umutima, wikwiheba, wihebeshejwe n'ibyaha, wicuza ibyo wakoze, urumva uvuga ngo ninjye wabyiteye, wananiwe kwibabarira. Hari umwe gusa wakubabariye, ni Yesu. Yakugiriye no ku musaraba apfa ku bwawe. Urumva wihebeshejwe n'abaguhemukiye, uvuga ngo runaka ubabaye mu buryo bwose, wabajwe n'ibikomere, wabajwe n'uko wananiwe kubabarira. Uhora ubikoreye mu mutima, ntabwo uryama iyo ubibutse. Iyo ubibutse ntubasha kurya, uhorana igikomere cyabo. Ngufitiye inkuru nziza, Yesu yagutura uwo mutwaro. Ni wowe wabariye abamwicaga, nawe yakugirira ibambi. Humura, ntago ararangizanya nawe. Ubwo ugihumeka, Imana ntirarangizanya nawe. Amen. Reka ngusabe, iyo twebwe turi kukubwira, natwe yaratubabariye, yababariye ibyaha byacu, twizeye urukundo rwe. Ntabwo twese dufite ahashize heza. Hari ubwo twibuka ibyaha byacu natwe umwanzi akatubuza amahoro, ariko tugatumbira Yesu wabidukuyeho. Ndagira nkubwire ko aragukunda, agufitiye urukundo, ni inshuti yawe. Yiteguye kuza, asa n'uteze amaboko, akubwira ngo ngwino mu gituza cyanjye, ngwino uruhukire muri njye, niteguye kukugirira neza. Reka dusenge. Mana nyir'ijuru n'isi, se w'umwami wacu Yesu, mubyeyi udukunda, wowe uzi neza ko iyi si yangiritse, yuzuye ikibi kidashobora kubonerwa izina. Satani araderiva ubugome ntibukigira izina. Ibibi no gukomereka k'umutima ntabwo bigira izina, ntibisobanurizwa amagambo. Ariko uwicaye hejuru y'amajuru, uzi kurobanura amarangamutima yacu, uzi kumenya icyo dushaka kuvuga twananiwe kukivuga, uzi imvugo y'umutima idashobora kumenywa n'abantu. Imana isobanura amagambo, Imana isobanura ibisobamye, amarangamutima ari complex, umutima ukomeretse udashobora no kwisobanura. Uzi kukiza, uzi kumenya uko ugenza. Ni wowe ugeze ikiganza kure aho abantu batakora. Ni wowe wenyine ujya utwiyegamiza, ukaduha kuririra mu gituza cyawe ngo turuhuke mu mutima. Tukuzaniye uyu muvandimwe wakomerekejwe, wahemukiwe, wihebye. Mana, yuzuye intimba, ahora yicuza, ahashize hora hamutera ubwoba, ibikomere bihora bisebura. Ndasenze Mwami,
urambura ukuboko kwawe, mwuka wera w'Imana, geza ikiganza aho abantu batagera, gera muri aya marangamutima, gera muri ubu bwonko, gera muri ubu bwenge bumeze nk'ubwahahamutse, gera muri iri joro ry'umwijima aho atazi aho yerekera, akumva arasa n'ukeneye kurandatwa, ari mu ijoro ry'ubuzima, amaze imyaka myinshi muri uyu mwijima ntazi igihe azahavira. Ndasenze ngo umusangeyo, umumurikire we mucyo w'ubugingo, umubwire ijambo rihumuriza umutima, mubwire ko umukunda, mubwire ko umwitayeho, mubwire ko umuzi, mubwire ko uri inshuti ye. Ongera kandi iri jwi ryanjye rimusange, mwongorere buhoro mwami, mwongorere buhoro. Ndabizi uvuga nituze, uvuga nihumure, umutima ujya uzanamo ihumure, umutima ukaruhuka. Reka rya jwi ryawe rimeze nk'amazi apfutse, rimumara ubwoba, rimumara agahinda. Ngwino umwunamure, ngwino umuhe guhagarara akomeye, amavi ye gusukuma, inkokora ze gukomeza gutentebuka. Mwemeshe mwami, dore arahetamye, mukore ku maso, dore arahumye, dore arananiwe, dore ni indembe, dore araniha. Ndasenze ngo umugirire neza, umukoraho abantu batakora, kuko uri inshuti nziza, uri umwami mwiza, ubabarira ibyaha, ubabarira intimba, uzi gukiza intimba, uri umukiza, ni wowe utaremererwa, ni wowe utinuba, ni wowe utaruha, ni wowe watwikorereye umusaraba, ni wananirwa kwikorera intimba zaba. Uyu wese urushye, ukumeneye umutima, uciye bugufi, Mana utaguhisha uko amerewe, numugirire neza, umutabare, maze umuremere amateka mashya. Mu gihe atiteze neza umugirire neza, mu gihe atiteze impinduka uyimuhindure. Mwami, hari ubwo tugera ahantu ubwacu tukiciraho iteka, ariko ndasenze ngo uzane igitondo, uzane amanywa, uzane umucyo, ineza uyisimbuza ibyago mu izina rya Yesu. Urukundo n'urusimbuza urwango, ubwoba nibwimukira urukundo, gushidikanya kwimukire kwizera. Mwami, ubwihebe bwimukira urukundo, bwimukira ibyiringiro, amahoro aganze umutima, amwe arutaye umuntu yamenya. Niyo mvuze ngo naganze imitima yaba, maze ubagirire neza. Ndagushimiye soko y'ubugingo, ndagushimiye gakiza kacu, ugiye gukora ibirenze ibyo tugusaba, niko uteye. Twiteguye kumva ubuhamya no kuruhura kwawe, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza n'umugoroba mwiza aho muherereye. Imana ibahe umugisha. Be blessed. Bye. Thank you. Murakoze cyane Pastor Senga. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Ego kandi tuzobaha ubuhamya ku byavuye. Amen. Ciao.